gutanga muri aka kanya natahana ni ubutumwa nshaka guha abahungu b'ibigoryi n'abagabo b'ibigoryi. Banza wumve, gabanya ubushyuhe mwihangane, gabanya ubushyuhe mureke kwangiza. Ya nibyo Emi. Mugabanya ubushyuhe mwe abagabo. Ubushyuhe nyine buriho ariko bajye bagira ikigero bagarukiraho. Cyase nibuza. Turifuriza ibihe byiza nk'ibisanzwe rero. Nkunda kuba ndi kumwe na Charlene. Charlene umeze neza? Cyane rwose. Banza ushimira abadukurikiye muri uyu mwanya. Sha hano badukurikiye nabanza kubifuriza zatangira icyumweru neza. Ako nshimira abantu bose bakoze subscribe, abantu bakoze share, like, comment. Mana byaranejeje cyane, bamaye courage. Abamaye courage ndabashimiye. Byaragushimishije? Hari n'abanciye intege mbabwira ngo ntabwo bishoboka, ntabwo nzigera ncika intege, nzakomeza. Hari abateye comment ati uriya mwana muramutakagiza bizarangira apfuye mu mutwe ngo mumutakagiza ko afite ubwenge. Ariko nimba ari n'ubwenge mfite, simfite ubwenge, sindi ku kigero cyo kugira ubwenge bwatuma nigira nabi. Ntabwo nzabatenguha, nzakomerezaho. Gusa abantu bose Mana ndabashimiye, abari kuri Facebook, kuri WhatsApp, ahantu henshi baramfashije bikomeye cyane, bose bumve ko mbashimiye. Amen. Ndanezeye kuba turi kumwe muri uyu mwanya. Nanjye biranshimisha ndi kumwe n'umukobwa w'umuhanga nkawe. Ni iby'icyubahiro. Hari umuntu waje muri comment nyine avuga ibyo yumva. Yego. Hakugirirwe ntabwo byaduca intege. Ngo duhagarike. Uyu munsi rero ndi buze kugaruka cyane cyane ku bintu bijyanye n'abajene kandi kuri wowe nanone. Yego. Twigeze tuganira ku kintu bita boyfriend. Na girlfriend twabiganiyeho. Tuvugaho. Ariko shaye ngiye njya nibaza. Wumva uzashaka umugabo umeze ute? Shaye yagiye kudusubiza. Shaye icyo kibazo nkaho mbajije koko. Okay. Umugabo ngiye mba numva nzashaka umugabo. Semana ko okay. Mba numva nzashaka umugabo ufite imico. Ariko njye umugabo numva twabana. Hari umuntu nyine uzi gufata inshingano kandi akazubahiriza. Wankunda kandi akamba hafi mu gihe mbikeneye wenda mbabaye akanyumva. Kandi umuntu wubaha abandi nawe yiyubaha. Ankundira famiye. Ndumva ari ibyo rwose. Ibindi ni ibanga. Kuri wowe wenda ushaka kubigira ibanga. Ariko uyu munsi ndaguha urugero. Ubona ko ndi igikara wenda ukaba uri inzobe. N'igihe nuvaga ko ndi igikara nzashaka umukobwa w'inzobe kameme. Rero ushaka kuba uri uvuga uti ngiye nzashaka uw'inzobe. Ngiye shane ngo b'inzobe. Akaba ari impamvu zawe. Abaye ari muremure. Muremure w'inzobe bitari cyane. Aha, Charlene, muri iyi minsi turimo turaca mu bihe bitoroshye, aho na leta yacu iri guhiga bukware abagabo batera inda abana b'abakobwa. Birakomeye. Nawe birakubabaza. Cyane birenze. Wenda bikubabaza birimo. Ariko ndashaka kwibaza, wenda n'abadukurikiye baze kumfasha. Iyo urebye usanga impamvu zikunze kuza imbere zishobora gutuma abakobwa bemera kwishora kuri abo bagabo ndetse babanabaruta bakabatera inda. Ese no gufata ku ngufu, ese nibo babihisemo biterwa n'iki? Ibyo impamvu zihari zo ni nyinshi kuko narazanditse no mu gitabo nzasohora ejo bundi. Impamvu zituma abakobwa batwanda igihe kitageze ni nyinshi cyane. Hari ukuba ubwo ari wabigizemo uruhare. Hari uko gufatwa ku ngufu. Nubwo ari bamwe bavuga ngo umukobwa w'iyi minsi ntabwo wamufata ku ngufu. Hari umuhungu twigeze kuganira ngo ati reka ntabwo bibaho. Abakobwa ukuntu musigaye mumeze b'iki gihe ni gute ninde wagufata ku ngufu? Ntabwo ariko bimeze. Hari ababyumva abo umwerega agatukisha bose. Wenda bitewe n'uko abakobwa muri iyi minsi bigize na babandi batari ko bameze babigenderamo. Ubwo hari uko nguko kuba wafatwa ku ngufu se ko ari we wabigizemo uruhare, kimwe n'uko biterwa n'imibereho iri mu rugo cyose n'imibereho abayeho.
kurabizi hari abana bavuka imiryango yabo iri mu makimbirane papa ataha akubita mama cyangwa se mama twaye n'abagore bakubita abagabo si babaho se mama ataha akubita umugabo ataha akubita umugore cyangwa bose bataha basinze bagakubita abana ntacyo kurya babasigiye abana ugasanga babayeho ubuzima bubi bwo guhora bahangayitse cyane rero ubwo hari umwana bitewe n'imyaka aba agezemo hari igihe abona ko ibyo bintu kubyihanganira atabishobora rero iyo haje umugabo akamubwira ati ngwino turyamane nzaguha buri kimwe cyose ushaka ntabwo nkeka ko bitewe n'ubuzima urimo ubona bwagucanze wabuze aho werekeza wabuze amahitamo icyo gihe urabyemera hari n'igihe biterwa yego n'ibishuko ariko nabwo byatewe n'ubwenge buke kuko ntabwo wambwira ngo umuhungu yakubwiye ngo muryamane ngo biza harabonjya numva ngo bizana amabuno ni uko narabyumvishe njya mbyumva cyane rwose umuti rwose ngewe ndabizi yuko igamanye n'umuhungu uzana amabuno kandi ushaka kwigirira amabuno meza ubwo rero nk'umuntu bajya gutera inda byanyuze haba ari ubujiji cyane hari n'ibindi byinshi sibyo ikindi kandi bivavuyeho ibyo ngibyo ushobora abana b'abakobwa baterwa inda bitewe se no kunanirana nabwo kuko hari umwana uvuka abona iwabo hari ibintu byose abona nta kintu abuze akumva ko ubuzima bwe akumva nta kiri bumuvune ntari bujya gushaka ntari bushake amavuta ngo yabe ntari bushake nta kintu kimwe ari bushake ngo akibure akumva yuko rero ubuzima ari ubwo ngubwo rero na bwa butesi uba wibereyemo kwa kudamarara nta kintu witayeho hari igihe uza ugahura na bya bishuko kubera nta kintu witayeho ukazashiduka bagutenda ariko nagira mbwira abantu bazi ko ngo abakobwa ntibafatwa ku ngufu sha birahari cyane rwose hari igihe bagufata ku ngufu ukaba utakiganza nubwo njye bitarambaho njya mbivuga ukavuga ngo jya byambayeho ntabwo birambaho ariko ibyo ngibyo bibaho cyane ku myaka yawe wenda no kuri abo bakobwa twahoze tugarukaho tuvuga ese ubona wakwifata wowe ukajya gusura umusore muri geto buriya niba ari ikintu ntinya no kujya gusura abahungu muri geto rwose njya ku rwanjye ruhande ibyo bintu ndabitinya cyane kuko hari igihe ashobora ko wenda ari umuhungu bizwi ko muri sosiyete nyarwanda cyangwa se muri karitsiye muri famiye bamuzi ari umuhungu w'inyangamugayo ariko hari igihe ujya kumusura nyine umubiri ukagira intege nke atagufashe ku ngufu atagufashe rwose nyine umubiri ese ko umubiri ari umubiri ugashiduka nyine ibyabaye ukaba wanahakurira iyo nda ariko ngiye ku rwanjye ruhande ntabwo napfa gusura umuhungu rwose muri geto ushobora kujya wenda ari umuhungu utuye muri geto ukagenda muri nk'abakobwa babiri ibyo byo birumvika cyangwa se ngo ari nka babiri ngo ari babiri wapi aho byawe none hari ibindi ariko ujyanye n'inshuti yawe bya basi ibyo birumvikana so kwifata uri umukobwa ukajya gusura umuhungu muri geto sinzi ko niba bimeze rwose kereka wenda abana na famiye yiwe wenda ihari kuko hari ababyeyi badukurikiye abapapa abamama bari kutureba muri uyu mwanya yego iyo bazanye ubona muri mu rugo abana na mama n'abana nk'ubu bibaye ngombwa ko mama hari umwana afata hanze wenda ufite ibibazo akamutora akamuzana akavuga ati reka ngiye kumurera wumva ari ngombwa ko mama abanza kubagisha inama cyangwa mwajya kubona mukabona mubagejejeho nyine ukavuga bati nuko nyine mama yafashe umwanzuro uzise ntabwo twese njya mbivuga ntabwo twakira ibintu kimwe ariko ushobora kubona nawe ubuzima uwo muntu abayemo uwo muntu mama wawe yazanye iwanyu kuko ntabwo uba uzi ko icyo ejo hazacya hazana uwo nguwo ubwo buzima uwo muntu arimo nawe ushobora gucya mu gitondo ari wowe uba urimo kuko isi ngo ntisakaye isi ntisakaye nyine buri muntu wese imvura iramunyagira rero ku rwanjye ruhande numva biba bikwiye yuko umuryango wicara ugafata inama kuko wenda nshobora kuba mama ashobora kuba aziranye n'uwo mwana yazanye mu rugo ariko njye ntamuzi ni urugero nkamugiraho ikibazo icyo gihe biba ari byiza iyo kujya njye mpora mwikeka mwishisha namwiyumvamo mufata nabi biba byiza iyo mbanje kwicarana n'umuryango cyangwa twicarana n'ababyeyi tukaganira nabo kimwe n'uko njyewe nshobora kuba nzi uwo muntu neza
ariko mama atamuzi. Mama akabona yamubonye, yamugiriye impuhwe cyangwa se yamwishimiye bitewe n'uko yamubonye, ariko ntazi we uwo muntu ntamuzi wa nyawe, ariko njyewe ndamuzi. Rero icyo gihe mama ashobora kuba yaba agiye guhubuka akazisanga mu bibazo atabasha kwikuramo. Rero biba ari byiza yuko umuryango ubanza ukicara mukabiganiraho, mama akababwira cyangwa se papa akababwira, natwe abana tukabaha igitekerezo cyacu, kuko biradufasha kubana n'uwo muntu neza mu mahoro nta kibazo. Uyu munsi mufite umukozi wo mu rugo? Umunsi iwacu soya nta mukozi tugira twebwe, turakikorera. Kubera iki nta mukozi mugira? Umukozi ntabwo ari ngombwa ko turi kumushaka. Okay. Hanyuma ni mumubona mu rugo hari ukuntu afata Fifi murumuna wawe. Yego. Ese ubona ariko ukwiye gufata umukozi wanyu? Cyane rwose niko bikwiye. Kandi yaje gukora amafaranga. Yaje ariko se kankubwire ashobora kuba ari kuyakorera, ariko nanjye ejo nshobora kujya ahandi nkaba ndi kuyakorera, kuko naho kaba atari akazi ko mu rugo, hari akandi kazi nshobora kuzakora nanjye, bigasaba ko nanjye nkenera umuntu nyitaho kandi agafata nk'ikiremwa muntu. Ushaka kumufasha akazi k'iwanyu kandi yaje gukora amafaranga? Banza wumve, uwo muntu ntega nawe aba ari umuntu. Abantu ntibakiyumvishe yuko yaje gukorera. Ase ubundi ubwo akazi ko mu rugo karavuna pe, abakozi baravunika cyane. Sinuvuga ko rero amafaranga yose wamuha utamuhaye uwo mutuzo nta kintu yaba amaze. Ikindi kandi uretse no kuba ngo ari umukozi wo mu rugo, ibyo byose bivuyeho afite uburenganzira bwe kandi n'umuntu nkatwe. Nta mpamvu yo kumukoresha nk'aho ari imashini umukoresha amasaha 24 ku yandi, nta kuruhuka, nta kumufata neza. Simvuze ngo wenga imirimo yose ugende muyimukorere nk'aho nta kintu yaje gukora, ariko birumvikana nta kuntu mu rugo mwamara abana 6 mufite papa na mama, muri abana 6 muri bakuru muzi gukora, ngo umukozi ahere mu gitondo arimo arakora, wenda niba hari akazi kenshi ko hari imiryango ifite akazi kenshi, ntago rero uwo mukozi yahera mu gitondo akora mwese mwicaye aho ngaho. Ushobora kuvuga ati reka nkwandururire, ndagateka nkogereza ibyombo, wenda agasigarana wenda wagateka akanamesa agakora n'ibindi, ariko biba ari ngombwa yuko umufasha. Rero hari abandi bahari imiryango njya mbona ifata nabi rwose abakozi, umukozi bamucunagiza bamucisha hirya bamucisha hino, ariko ntihakagire umuntu wiyibagiza yuko umukozi uri gukoresha uyu munsi ejo yaba arimo aragukoresha, ejo rwose yaba arimo aragukoresha, kandi icyo gihe n'aba ari kugukoresha uzakenera yuko agufasha, uzakenera yuko nawe agukoresha nk'umuntu. Abantu rero bakwiye kubaha abakozi. Abakozi uretse kuba ariyo titire bafite ngo ni abakozi, ariko bavuye ko bari abakozi ni abantu nkatwe. Charlene turi kumwe kwa mama we, kuri mama wa Charlene official. Charlene turi kuganira kandi akunda kugira inama urubyiruko, akunda kubasangiza iby'umumaro kubera ko nawe bifite, hari ukuntu Imana yamuhaye nk'impano zikomeye. Mbere yo kutojya ku musozo hari ikibazo nshaka kumubaza, hanyuma noneho akaza gutanga inama kuri bya bibazo byose kubera ubutumwa yabagenewe uyu munsi. Charlene, uyu munsi uri umunyeshuri. Yego. Uri n'umurokore. Gukopera ni icyaha? Yewe Charlene nawe uyu munsi rwose banyihaye. Ndashaka kugira ngo abadukurikiye baze kumenya Charlene none ibyo afite muri we. Gukopera singita icyaha. Ndabyita icyaha, ariko urabyita kwisayidira. Shaka gukopera sijya ngo hari aho badakopera. Ni icyaha se cyangwa si icyaha? Kugira ngo tuzashake gukopera. Kopera. Gukopera ndumva byaba ari icyaha bitewe nanone nuko wabikoze. Tubwira uburyo wabikozemo bushobora gutuma n'icyaha, cyangwa uburyo wabikozemo bushobora gutuma atari icyaha. Ibibazo wambajije umva ko ariko hari ukuntu uba wicaye muri classe muri gukora ikizami, ubwo wenda akantu kagucanze bikaba ngombwa kubaza mugenzi
bikaba ngombwa yuko wenda ubaza mugenzi wawe ukaba wahindukira se ushaka guhindukira ukamaze ko nanjye njya mbikora rega ko hari igihe ikintu kigucanga ariko ubona ikibazo cyose kiza ariko ari akabazo gatoya kakunaniye bikaba byaba ngombwa yuko uhindukira ukavuga ati mugenzi wanjye wambwiye aka kantu mbwira aka kantu kameze gute akakwibutsa iyo ubikoze nubwo udakoze nubwo ari akantu ugiye ari mu gisubizo cyawe ugiye kongeramo ikindi kintu kitavuye mu mutwe wawe ako sinyaka icyo ngicyo cyaba ari icyaha rwose waba wabajije nyine aho byaba icyaha aho numva byaba icyaha hari ukuntu tujya muri examen hari uduterime nkiri ku ishuri bajyaga bakoresha ngo ni ugucora ngo gucora ngo gucira inkota ngo ari gucira inkota nyine ugafata igipapuro ukuzuza amapaje n'amapaje ukandika agapapuro ukareba ahantu ndani ugatsimba nyine ahantu kure ku buryo mwarimu atarabukwa mu gihe arimo aragusaka atarabukwa wowe wagera muri classe ukajya wegura se cyangwa se ugakuramo ikayi mu ntuze ugakura ikayi nko muri desk wicayemo ukarebamo ushobora no kuba wicaranye n'umuntu ukarebamo ko mwarimu yaza kubera ko wakopeye ugasanga nawe undi umugejeje mu cyaha niba ari ayo manota bagiye kubakora mwese bakabakuraho amanota kandi uwo nguwo ararengana ariko niwe wabikoze wenyine icyo gihe ndumva cyaba ari icyaha ariko conclusion iratanga mwana yanjye niba cyaba ari icyaha cyanyacyo shayengi nuko sinzi icyo niba cyaba ari icyaha cyanyacyo ariko nkuko nuko mbyumva kuko urumva ikintu cyose bagufashe bakaguhana aba ari icyaha none ntitutabigira icyaha kandi bagufata bakaguhana nyine nanjye yabisana ntabwo ati igihe uri gukopera wakopeye wakuyemo ikayi cyangwa se wazanye urupapuro ushobora kuba wicaranye na mugenzi wawe watanarebyeho pe arengana ariko mwarimu yasabwa ati wakopeye niba ari ayo manota akumva ko nyine nawe mwicaranye nawe yabikoze none mubajijeho bakakubona uri kumubazanya kumubona uri ngenda umva icyo kitaba ari icyaha kandi babahana wicaranye oya atari urwo rupapuro babafatanye cyangwa iyo kayi nese ubu nicaranye nkawe nkakubaza ati aka kantu ko kanshanze wenda mbwira kabiri gutenya kabiri ni kangahe nshaka mfata se cyane aba nakoze n'igiye bakunzi bacu abadukurikiye mwese Shayene hari ubutumwa bageneye abadukurikiye kuri uyu mwanya ugendeye kuri imwe yose twaganiye mbere ko musezerera tugende ku musozo ikintu nshaka kubabwira muri aka kanya hari comment nyinshi nagiye nsoma hari abanyandikiye kuri WhatsApp hari abagiye banyandikira kuri Facebook hari abanyandikiye kuri Instagram nabonye bose bagenda batekereza ibintu bimwe na bimwe ariko ndahera ku bantu bitwa ba rucantege abo bose barize amakomenti bagiye bandika sinyasubiramo ariko buri wese icyo yanditse arakizi abantu bamwe bavuze ibintu bitandukanye yaba ibyiza yaba ibibi biba ari na byiza mu buzima ntabwo umuntu yagutakagiza gusa biba ari ngombwa yuko naho ukwiye kugawa bakugaya kugira ngo umenye icyo uhindura ariko babandi bumva ko buri terambere ryose umuntu agezeho bahora baguca intege ariko hari icyo nshaka kuvuga habona abonye yanditse komenti ngo twubatse umuntu ngo nubatse umunwa ngo nubatse umunwa ngo ni ukugira ngo nshake amaramuko njyewe naricaye ndibaza si umuntu uvuga ngo ndi gushaka amaramuko kuri YouTube yaranampamagaye ampa 5 nta 5 by'amayinite yampaye mba nyakeneye nyine kugira njye ku mbuga posting ariko ntabwo yampamagaye ngo ampe 5 none gute se avuga ngo nje gushaka amaramuko kandi ayo maramuko niba nyakeneye nta nayo yampaye ariko sibyo ujye buri nabwira umuntu wese biba byiza iyo ubanje kureba ibibazo byawe ukabanza ukabikemura njya mbona abantu baca abandi intege njya nsoma amakomenti ahantu hagiye hatandukanye niba abantu baba bafite ibibazo ahubwo ibibazo byabo barabishyize ku ruhande niba baba bategereje ko ari bandi bazaza kubibakemurira ntabwo mbizi ahubwo bakajya kwitera mu by'abandi mama hari ikintu yigeze kuvuga ngo niba gusiga ibyawe gusiga ibyawe ariko kujya wenda nkakora ukuntu umuntu ajya asa nk'uwikorera imitwaro yawe kandi atariye ni nko guta ibyawe bita imitemeri
ukajya ni nko kujya gupfundikira iby'abandi ugata ibyawe birimo birata bita imitemeri. Abo bantu rero nshaka kubibabwira ni ukuri bajye bihangana. Ubwo noneho nababaze ntese iyo mba ndi hano noneho ndi gusabiriza ndimo ndabasaba mbwa ati ndashaka porteze mwampaye amafaranga nkeneye miliyoni 7 nkeneye miliyoni 20 nkajya hanze muri Amerika, cyo cyari kuba kibashimishije. Ariko mu gihe naje hano ngira ngo abandi bamugaye biyumvemo icyizere, barahari bataye icyizere, bahari bumva ko ntacyo bamaze, nyamara barakimaze kandi barakomeye. Se bafata n'urugero niyo Sona Karumo, niyo Bosco, ni umuhanzi ye nkunda n'indirimbo ze cyane, ni umuhanzi twese turamwemera twumva n'ubuhanga afite. Se kuki abandi nka niyo cyase abandi nkanjye bataza nabo ngo bagaragaze izo mpano zabo kandi zazamura igihugu? Ariko urirwa wicaye yaranga umuntu yaje gushaka amaramuko ngo yubatse umunwa kubera icyo utamushyigikira. Iyo umuntu umwe ateye imbere mu gihugu, igihugu cyose kiba giteye imbere. Kuko ndamutse nteye imbere nkajya no hanze y'ibihugu bose bakamenya inama ngenda ntanga nabo bakazifata, ntabwo bazavuga turiya mwana ni umutanzania yakoze ibintu byose, bazavuga ni umwana w'umunyarwanda. Ko ntibazavuga ngo Charlene na mama Charlene gusa, bazavuga ati Charlene yego mama Charlene ariko umunyarwanda. Urumva ko igihugu kiba gihawe n'ikuzo. Abo nibo nabanza kubwira rero bajya bishimira iterambere ry'abandi ntacyo bitwaye. Kuko umuntu utishimira iterambere ry'abandi n'ubundi rye ntaryishime. Nta muntu uzasanga ahora aganya avuga ati ko nshimye ngeze kuri iki kindi nzakigeraho gute, ari maganya. Kubera iki se? Menya ko wageze kuri iki ngiki wizere yuko n'ikindi wakigeraho. Abo ngabo rero nagira ngo mbabwire mbakurire inzira ku murima, mbabwira nti mwavuga ko ndi umunyabwenge, mwavuga ko ndi umuswa, ntabwo mbizi kuko nakuze ndinze ngano rye. Abantu bambwira ati Charlene wa mwana uri umunyabwenge, ntacyo byampinduyeho, nta nicyo biteze kuzampinduraho. Ibindi ntacyo bizagutwara. Wapi, ntacyo bizampinduraho. Kumbwira ko ndi umunyabwenge ntabwo byajya kungira ikigoryi ngo nirate. Nirata niki? Nubatse convention center se? Ibyo bavuga sindubaka convention center. Niyo wayubaka kandi. Naho nayubaka najya nterwa ishema yuko ari njye wayubatse. Nta mpamvu rero yo kwirata. Ahubwo ubwo byo bambwira bigomba kumpa imbaraga na motivation yuko naho ntaragera nzahagera. Kuko muri se ninde warunze imbere bari bazi mama, yego bari bazi mama nta warunze, sibyo? Njya no kuza ahangaha nabankuriyemo ikiziriko, ni njye wahaje mbishaka ko nari mfite ibyo, ko zari inzozi zanjye. Nabonye filime Secret Superstar wayisobanurwa na Rocky. Iriya filime narebye ndi ku ishuri ndarira kuko yarababaje cyane kandi igirira emotion. Ako mbonye n'amuntu kunya uploadinze video kuri YouTube, abantu bakamukurikira bagakunda ibihangano bye. Iyo munsi iyo tariki ndewe none avuze ati ngomba kwawe kugira ikintu nkora nanjye. Iyo inspiration ya mbere nagize. Niyo mpamvu rero nabwira aba bantu sinteze gutenguha abanyarwanda. Aho natangiriye nzakomeza nkomerezo kuko ikintu nifuza ndashaka ko abamugaye bose aho bava bakagera bagomba kwitinyuka. Abamugaye bose aho bava bakagera bagomba kwitinyuka bakumva yuko hari icyo bashoboye, izo mpano zabo nabo bakaza bakazigaragaza. Kuko nta kibazo, leta yacu y'ubumwe yaduhaye ijambo. Ikindi kandi nagira ngo mbwire abantu bampaye courage, banshyigikiye, bambwiye amagambo meza, mwe yarankomeje, ndabashimira cyane. Burya ngo ijambo ryiza ni murumuna w'Imana, njya numva mama akunda kubivuga. Byo kandi byo nibyo, ko umuntu akubwiye ijambo ryiza rwose rigukora ahantu ku mutima. Naho abandi bose igihumbi baguciye intege kugati ibi ngibi urimo ngo ni ukwishyandutsa, njya mbyumva ngo nibiki ngo uracyari muto, ndabyumva. Ariko iyo umuntu akubwiye ijambo ryiza rigukora ku mutima, gutanga muri aka kanya ntatahana ni ubutumwa nshaka guha abahungu b'ibigoryi n'abagabo b'ibigoryi. Banza wumve, sibyo? Iyo mvuze gutyo ntabwo mba ntukanye, sibyo? Nese reka nkubaze Emi, umugabo w'imyaka 50 utera inda umukobwa w'imyaka 15 amufashe ku ngufu, waba ari umugabo cyangwa ari ikigo? Leta irabahiga bukware cyane rwose. Niyo mpamvu nshaka kubwira nanjye leta rero nzabafasha. Icyo kintu nakiyumvishemo kuva nkiri muto. Umugabo umusore uza agafata ese nimba umubiri wakunaniye, sibyo? Kwifata byakunaniye bijya bibaho, twambaye umubiri turi inyama n'amaraso, sibyo? Kambyemere ko kwifata nta kibazo, kwifata byakunaniye kambyemere.
ushaka gusanga n'undi mukobwa nawe yananiwe kwifata. Sindi kubashishikariza iki ubusambanyi n'izibyo aho nsengera bataza kunca ngo Charlene biriya binatangiye ni ibiki. Ushaka guharega n'uwo mukobwa nawe kwifata byamunaniye sibyo? Urumva nawe mwese mwahombotse mwese wadukurikiye mwese mwumvira isomo aha hantu ariko n'Imana mwarayinaniye ariko ukajya gufata umwana w'umukobwa yifitiye intego ziwe, hari icyo yifuza kugera mu buzima bwe, wenda yifitiye famiye imeze ukuntu yifitiye famiye imeze ukuntu, avuga ati reka nikorere nzateza imbere famiye yanjye, ibyo batabonye, ibyo mama wanjye atabonye, ibyo papa wanjye atabonye ninjye agomba kubikora. Warangiza wowe uri umuhungu cyangwa uri umugabo ukaza kumutera inda, umugeretseho urusyo rw'umwana wundi agiye iyo nda ntazayikuramo, umugeretseho urundi rusyo. Umwana ni umugisha ariko biba byiza iyo aje mu gihe cya nyacyo sibyo? Ako si ubwo urwo rusyo rundi ugiye kumugerekaho. Niyo mpamvu ushaka kubwira abagabo bameze gutyo, barahari benshi kandi bariyizi n'abasore bameze gutyo. Nabwo ati gufata ku ngufu si igikorwa cyiza, ni igikorwa cy'ubuswa cyane. Niyo mpamvu nanjye nasaba RIB aho iri hose komeze bagendeho cyane rwose, bakwiye guhanwa kandi bihanukiriye. Mu gihe wowe uri umugabo ufata ku ngufu umwana w'umukobwa ukanamutera inda ukamwihakana ugasibanganya ibimenyetso byose, urakeka abaye bo bazabakorera ibiki? Abaye bazabakorera ibingana iki? Kandi abo babikora hari igihe ushobora gusanga umwana we ari we bakoreye ibyo ngibyo, ashobora kurara amurimbuye rwose, akarara amukwiye ku isi. Ariko nagira ngo abagabo bameze gutyo mbisabire mugarure, mwongere mugire umutima wa kimuntu rwose. Hari ababa bafite abagore babo bakajya kubaca inyuma, bakajya gutera utwo twana tw'udutine inda, n'ibintu bigayitse cyane. Icyo gihe sinzi ko waba ukitwa umugabo rwose, ubwo bugabo sinzi ko bwaba bumeze. N'abasore kandi namwe ntabasize, abasore mufata ku ngufu rwose mugabanye ubushyuhe, mwihangane, mugabanye ubushyuhe, mureke kwangiza nibyo bagabanye kwangiza ubuzima bw'abana b'abandi sibyo? Twese dukura dufite intego zitandukanye mu buzima bwacu. mugabanye ubushyuhe muri abagabo. Ubushyuhe nyine buriho ariko bajye bagira ikigero bagarukiraho, cyangwa se nibuzamuka cyane bajye babugabanya rwose. Niba unabufite ujya gukinira ku buzima bw'abantu, ntukaze gukina ku buzima bw'abantu. Twese twifuza ibintu bigiye bitandukanye, ariko rero uzana ubwo bushyuhe bwawe ubuzana ku bana b'abakobwa bifitiye abantu bose turi hano ntabwo tuba dufite imikino, siko tuba duseka. Kandi burya hari umuntu ugeze gupostinga kuri Facebook n'agakunze abasore nyine njye bananga abakobwa beza cyangwa se n'abakobwa bari kuri Facebook, njya numva bavuga ngo nta mukobwa muzima uba kuri Facebook. Ariko uwo muntu yarengeje aravuga ati abakobwa bose mbona kuri Facebook siko baba bashaka abasore baryamana sibyo? Ntabwo rero umukobwa wese uzabona hariya ngo ni mwiza yimereye gutya, ntabwo ariko aba akeneye umusore baryamana. Hari abakobwa bafite icyerekezo cy'ubuzima, rero nabasaba ati mwe kwangiza icyo cyerekezo, kuko burya ngo bajya bavuga ngo iyo wigishije umugore uba wigishije igihugu cyose. Rero nabasaba ngo nibagarukire aho ngaho. Ubundi butumwa nshaka gutanga muri aka kanya ni ubutumwa nshaka guha ababyeyi, yaba umugabo, ababyeyi b'abagabo cyangwa se ababyeyi b'abamama. Ikintu nshaka kubasaba nibakomeze bite ku bana babo. Hari uwavuga ati Charlene ibyo uvuga ntabyo uzi, ko utarabyara ntuzi uko bimera. Ariko njya mvuga nti nutareba arakabakaba, nese ubwo ntabyo uzi. Utareba se si ugenda ukabakaba gutya ngibyo. Nese reba uzareba iyo uri nko mu nzu muri mu nzu sibyo? Umuriro ukaba uragiye, urareba se uzareba nawe bakabakaba basi. Nanjye ntareba ndakabakaba, yego cyane rwose. Nanjye aho ngaho ndakabakaba ko sindabyara ngo nzi, kuko nanjye ndacyari mu rugo baracyandera cyane. Iyo narakabakabye mbona imvune cyane ababyeyi bahora nazo, ariko nanone mbona mu ipfa ryacu ababyeyi babigiramo uruhare rukomeye cyane. Rero iyo uri umugabo ugataha ukubita umugore, ugataha umutuka, nta cyo kurya wasize, abana babireba, wenda nta kibazo, wenda ntibyaba bibi cyane ufite abana b'abasore gusa, ariko si uko ufitemo n'umwana w'umukobwa. Urumva uwo mukobwa ari igice azajya gukora.
burya hari umuntu ugeze kuvuga ati nubwo ntamuzi ako kantu aragasomye, iyo utahaye umwana reka mvuge ku bakobwa cyane cyane, iyo utahaye umwana w'umukobwa icyo yifuza, hari abagabo baba bari iki baba bari tayari kugira ngo babimuhe ibyo wamwimye kugira ngo babimuhe. Ushobora no kuba udafite ubushobozi n'abana babyumvireho, umubyeyi wawe ntabwo azajya kuguha ibyo adafite, ariko hari igihe ubona umubyeyi ikintu yakwimye ukabona ko yakikwimye kuko abishaka kandi agifite, sibyo? Ariko ababyeyi, umubyeyi utawukubita umugore uhora ushwana n'umugabo mu nzu, abana murabakubitagura, mwana ntibabona ubwinyagamburiro, umwana nta kindi, ni hahandi usanga umwana avuga ati uyu muryango rwose sinazawukuriramo, umwana agafata umwanzuro wo kwigira mu muhanda. Kandi rwose Kagame yarabivuze, nyakubahwa Perezida Paul Kagame yarabivuze ati sinjye akavuze bakumve bose barakazi, avuze ati umugabo utaha kwita umugore rwose urabizi ni igiti ni ikiboko. Ako se nibyo ni ikiboko nabo bakwiye gukubitwa, kuko ni hahandi usanga abana niba ari abana b'abakobwa nta kindi bazakora ni uguhita bigira hehe mu bagabo, ugasanga inda zitateguwe ziri kwiyongera. Aba bana iyo bije iri gusohoka ku gihugu yagakwiye, urumva ayo mafaranga atangwa, abakobwa bagiye guhabwa ibyo kurya, bagiye guhabwa inkingo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ayo mafaranga iyo ntekereje mba mbona yagakwiye gufatwa ababishinzwe, bavuga ati mu 2022 tugiye gufata urubyiruko rw'abashomeri rungana n'ibihumbi wenda 5, tugiye kubahuriza hamwe. Hari abantu baba bazi kwiga imishinga bakigira abandi imishinga, bakabigira imishinga bakabashyira mu itsinda, aba bana bagiye gukora, bagafata imyaka runaka bakabahuriza hamwe, cyangwa se n'abandi bidasabye n'abashomeri n'abandi b'urubyiruko, ugasanga ayo mafaranga yagakoreshejwe kuri abo ngabo akoreshwa kuri abana b'abakobwa ndetse no ku bana babo bavutse, kuko burya ngo ibyaha ikiboze irakirigata. Ntabwo rero nimba abana batwise ntabwo bivuze kumujugunya, ugomba kumugoragoza ukamugarura mu nzira nzima. Urumva ko ayo mafaranga akoreshwa aho yagakwiye gukoreshwa babashyira ahubwo hamwe bakiga imishinga kandi yabyarira igihugu umumaro. Urumva rero ko ababyeyi babifitemo uruhare. Ababyeyi nibadufate neza, nibatware neza, ababyeyi kutuganiriza biba bikwiriye. Niba kandi muri famiye mufite ibibazo, si ngombwa ngo muze kubitera abana, mu bitura abana ibyo bibazo mufite byanyu mwe kubitura abana, sibyo? Nimugende niba uri umugore n'umugabo mwashwanye mugende mu cyumba mubiganireho, ariko mwe kuza kubidutura twebwe abana bitugiraho ingaruka mbi cyane. Kandi nabivuze buryo iyo wigishije umugore wigishije igihugu. Niba twebwe abakobwa rero, sibyo, dukwiye dukuranye uburere, tuba abakobwa bafite icyerekezo, igihugu cyacu kizagira icyerekezo cyiza. Ikindi kandi navuga ngarukeho ku bana bafite ubumuga, nta mpamvu yo kwitinya mu gihe uriho, mu gihe ugihumeka, mu gihe batarakurenzaho igitaka, haba hari amahirwe 100% y'uko buri kintu cyose cyahinduka. Ubuzima bwahinduka, wakubaka indi mibereho, wakubaka irindi zina. Kare nahoze ndimo ndakora urutonde rw'abantu bamugaye mu Rwanda ariko bakoze ibintu bihambaye, nari ntaragera ku cyo nifuzaga. Ariko hanze hari umukobwa ugendera mu kagare witwa Muniba, n'abandi wacitse amaboko, yacitse amaguru. Nkunda kureba inspiration zandi batanga amagambo yabo inspira abantu, najya mbireba cyane. Ni abantu tuzi cyane, sinjye ubazi gusa, sibyo? Ariko se batangiye bumva ko ntacyo bamaze, ntacyo bashoboye, ariko uyu munsi baze kwishakamo ubushobozi. Kandi sinzi umuntu ugeze kubwira ababyeyi, ababwira ati bira ababyeyi, abo bana baba bamugaye ni nk'impano Imana ibabahaye, mama mukwiye kuyifungura. Niba umuntu avukanye ubumuga ntibivuze ubumuga bwa mbere bubi ni ubwo mu mutwe, sibyo? Kuba utabasha gutekereza, ko si ubwo ku maguru bimaze iki? Kuba uri umuntu ufite ingingo zose zuzuye, ukiri gutera inda abana b'abakobwa, abandi ukabakuzamo inda, icyo gihe se ubwo urumva atari umugaye cyane kurusha undi ugenda kuri proteze, yawe ni ubumugaye cyane, sibyo? Niyo mpamvu rero nabwira abantu bose bamugaye, uzankorera uko bishoboka kose
bizabagereho bamwe kandi n'ababyeyi bagende babisangiza abana babo. Mubyeyi nta mpamvu yo guheza uwo mwana, afite ubushobozi nk'ubwo nawe ufite, cyane yuko burya ngo urutugu ntirujya rukora ngo rusumbe ijosi, ariko hari igihe usanga uwo mwana ari we uzagukiza, uwo mwana urimo uratsikamiye ari we uzagukiza. Nubwo ntajya nsoma Bibiliya cyane birenze, ariko Yozefu yari we mwana muti wabo, baramwangaga baramuziraga, bagera naho bamugurisha harya muri Egiputa. Ariko se yaje kuba umutware, yaje kuba umutware kandi baje kumucaho inshuro. Icyo gihe batamubona se ntibari gupfa, bari kwicwa na ya nzara yari ihari. Rero uwo mwana urimo urabuza amahirwe, hari igihe yaba yinshaka kubishobora nubwo ntajya mbikora. Rero uwo mwana urimo urabuza amahirwe wasanga ari we kiraro kizaguhuza n'ibyiza wifuza mu buzima bwawe. Kuko niba nshaka guhuza umwaka wa 2020 n'uwa 2021, hari ikiraro kiwuhuza. Iki kiraro ni inkica cyangwa icyo kiraro hagize uza akagica, bivuze ko nzasigara muri 2020 ntazabasha kuyambukamo. Rero hari igihe usanga uwo mwana urimo urabuza amahirwe, uwo mwana uri gutsikamira, umwana abashyitsi baza ukamuhisha, umwana uhoza mu gikoni, umwana uhoza mu cyumba uhora wamukingiranye utamugaragaza. Hari igihe aba ari we kiraro cyawe kizaguhuza n'ibyiza. Bivuze ngo rero urimo uraca icyo kiraro. Icyo kiraro rero kiguhuza n'ibyo byiza ukeneye, n'iryo terambere ukeneye. Ngo ndashaka inka nziza, ngo ndashaka abahungu bazaza bakama inka, ngo bakarongora abakobwa banjye. Ese ubiste yuko uwo mwana urimo urahisha inka nyinshi ari we zizaturukaho. Hari n'igihe n'abo ngabo bose bafite amaguru yombi bazagupfira ubusa. Wa wundi akazabona umusore ufashije, umusore ushinga rwose, umusore w'igishoro, ubusakaza izo nka zose ukeneye akazaba ari we uziguha. Ariko Sharene rero nawe uranyica. ako shana ukuri maze nibyo. Ese uwo mwana urimo uramubuza amahirwe. Mwebwe mufite abana bameze nka Sharene. Yego. Ukababwiza ukuri, hari abantu bika abana mu cyumba, abashyitsi baza mukabatsimba. Murimo muri dahuraho amakara birabareba. Hari igihe uwo mwana rero ari we wari uzakuzahura. Igihe yaba ari we kiraro cyawe. Noneho nkabwira, noneho mvuye ku babyeyi nkibwirira aba bana bafite ubumuga, mwese nimutinyuke, murashoboye. Dushobora no gushinga n'itsinda mu gihugu ry'abamugaye, nta n'ushinzwe abamugaye muri leta yakadufasha tukakomeza kuzamuka, kuko amahirwe ahari cyane. Impamvu bivuga ni uko leta yaduhaye iki? Yaduhaye agaciro, yaduhaye amahirwe yo kuba twavugira mu ruhame. Mbere ntabwo byashobokaga, ariko uyu munsi birashoboka. Rero niyo mpamvu bavuga ngo mwe kwitinya, mwe kumva ko ntacyo mushoboye. Turashoboye kandi turashoboye cyane, dufite ubushobozi nk'ubw'abandi bafite. Kuba utaba ufite ubushobozi bwo guterura ikintu gifite imbaraga, ibyo ntacyo bikuraho. Ikibi ni uko waba mu mutwe wawe nta kintu ubasha kwikorera, ariko mu gihe ubwonko bwawe bushaka kugira icyo bufata, imbaraga za mbere zikenewe ni izo mu bwonko. Mwe kwitinya, mwe kwica ubushobozi bubarimo, mureke ubwo bushobozi buturimo tuze tubugaragaze. Iyo Charlene naratinyutse kandi nta n'ikintu kigomba kunyicaza, ngomba kuzakomeza nkakora n'ahatarankagera, ariko sinzigera nibagirwa abo ngabo bagenzi banjye. Ndabizi ko hari abari hasi aho nabo bifuza kuzamuka, bamwe tujya tuganira kandi abandi twaraganiriye. Niyo mpamvu rero mbabwira ubu abaza kwifuza, wumva ubishaka ko ari ikintu dukorana kandi kizima. Jya abantu bashaka n'abantu bafite gahunda, se mbashaka umuntu ndindiza, bashaka umuntu tugendana. Basirikare niba bajya baririmba ngo songa mbere, kera ngo barimbaga niba ngo songa mbere mpaka Nyamigi yose. Njya mbyumva icyo kintu rero nicyo nshaka. Rero sinshaka abajya bansubiza inyuma, abo nshaka nabo dukomeza tugatera imbere igihugu cyacu. Noneho nubwo baza kutwigiha, ariko noneho ibyo bazaga kutwigihaho noneho bigahinduka, ko hari n'ibindi bihugu bigiheza abantu bameze gutyo. Natanze ubutumwa bwose buhagije, mwakoze mwese kuntega amatwi. Tuzajya tubana umunsi ku wundi. Ikintu nifuza yuko ni uko abana b'abakobwa batewe inda bakongera bakumva ko ubuzima buba butarangiye, ndetse n'abo basore n'abo bagabo babikora nabo bagahanwa byihanukiriye kandi bakagira ubwoba. Kandi burya reka nkubwire Emi, ntarasoza, hari igihe ushyiraho ibihano, ugashyiraho ibihano. Njye najyaga mbikora mu rugo, barumuna nkababwira ati muzongera gutukana, ashyiraho ibihano.
nkabashyiriraho ibihano koko nkahita njya ku ishuri nazaza nkasanga ibyo navuze babirenzeho bikarangira ntacyo nkoze ati niwongera uzambona undi munsi ukarenga niwongera uzambona bikaguma gutyo ariko ugasanga babiciye iki amazi Charles wowe uri wo kuvuga rwose nta kintu wadutwara uwo kwivugira turakuzi ariko umunsi natangiye kubishyira mu bikorwa babonye ko ibintu byose bishoboka simvuze ko leta ibyivuga itabishyira mu bikorwa leta yanjye ndanayishimiye rwose ariko abantu bameze nk'abo ubabikamo icyitwa iki ubwoba ko iyo umuntu atahaye ikintu agaciro iyo umuntu atamubitsemo ubwoba icyo kintu arongera akagikora sibyo bagomba kugira ubwoba bakumva bakajya batekereza ngo gutera inda watekereza gutera inda ugahita ugwa kakana njya numva nkavuge bajya bavuga ngo kugwa kawo gahita ugwa kawo ya niko bimeze inshuti zacu rero mwese bafite ingeso mugwe kawo agwe kawo nyine ese bari mu bice ukore subscribe nugera kuri channel Mama Charlene official ukore subscribe ukore like share ndetse na comment Charlene afite ibintu byinshi numva ntashaka ko azarekera ariko aho nifuza ko twari tubana ko ku mbuga zanjye zimwe nkoresha ngenda ntanga ibintu bitandukanye ugiye kuduha adresse zawe adresse zanjye bajya bambonaho tukajya tuganira ibintu bitandukanye kuri Facebook yanjye nitwa Shami Milk amata nyine bisanzwe kuri Instagram nitwa Charlene Rwanda okay ahandi rero ahandi tuzagenda tuganira ariko ngaho nitugaruka tuzagaruka mu buzima cyane tuzibanda ku buzima Imana igumugisha bakoze cyane yanshimiye kandi abanyarwanda bose nshimira abayobozi bacu b'igihugu nshimira baduhaye ijambo murakoze cyane okay nari kuzo Emi nawe iragiye Charlene ciao ciao wow